amagambo dutangirana. Umwana yari ari hano areba kandi kana k'agakobwa hakurya. Uriya mwana bamwita Anne, njye banyita Max. Uyu mukobwa yarahabaye ku kintu cyose nagiye nkora bwa mbere yabaga hari, cyase twaragikoranaga. Bwa mbere nyina n'umuriro twari kumwe Anna, bwa mbere njya muri vacances n'umukobwa twari kumwe, bwa mbere dukora ibintu biteye ubwoba twari kumwe, bwa mbere ngira ubwoba twari kumwe, umunsi ababwira ko amukunda, bwa mbere ngira amahirwe yo kuhatwika twari kumwe, bwa mbere tugira umutima ukomeye twari kumwe n'imiryango, na bwa mbere twumva turi mu rukundo twari kumwe. Muri mu rukundo ni imiryango ibiri, umukobwa n'umuhungu bari inshuti. Bwa mbere dutongana dufite utuntu tw'amafuti twari kumwe, bwa mbere ngira icyo ngeraho twari kumwe arangiza amashuri ye. Munsi baranyweye n'ibimogi baranywa. Twagombaga guserebura iryo joro narangije amashuri, barasinze banywa ibimogi bajya mu modoka, bagenda mu modoka batwara basinze. Umukobwa yagiye ngo asheri nawe nk'utazabimbwa, bifata amavideo bakoze banuka uwo munsi bimwe leta ihora ibabwira ngo mwisinde. Bwa mbere niciye urukundo rw'ubuzima bwanjye Nyagasani. Gutwara wasinze uri kumwe na sheri bikarangira umuntu twayapfuye, uba wiyiciye urukundo rwawe. Umusore yishe sheri watabishaka, basinze ngo muri abasore ngo muranywa ngo ngenge iyo namwe ukanyicaza kuri vora. Nagiye muri gereza banshinja kwica umuntu bitavuye ku bushake, nicyo cyaha bagukatira. Nujuje imyaka 19 birangiye ngiye muri gereza. Muri gereza batangiye kumuhotera, nifitiye agahinda ko kuba niciye girlfriend nabishaka. Muri gereza bari kumuhotera kuko bambona nk'umwana wo mu bakire, n'umusore n'umwana wo mu bakire cyane. Abantu bose batangiye kujya banyataka bakankubita nkabaha amafaranga ngo batankubita, no guhumeka narabyishyuraga kugira ngo bandeke muri gereza mpumeke. Nyogokuru wanjye yanzaniye 3600 yabihishe mu gitabo byo kugira ngo nishyure abantu batazajya bankubitira muri gereza. Nishyuye abantu amafaranga y'umutekano ngo batankubita, bigera amafaranga arashira. Amafaranga ashize batangiye kunkubita amasogisi arimo amasabune, bakandwikisha amatabi, baje no kunshyira mu kimashini baramesa. Namaze iminota 16 mu mashini bari kumesa, baranzengurukije mera nkaho napfuye. Navuye mu mashini imeze nk'umurambo, nuri kutubwira yikubise hasi amera nk'umurambo. Umusore wari ubayeho yishinja icyaha ko yishesheriwe muri gereza. Ubwo nari ntegereje ko ubugingo bwanjye bumvamo ngo mpfe, natekereje ko uburibwe bwose bwo ku isi bubaho nabunyuzemo. Birangije biranshimisha, upfe ndavuga ni nkwiye kongera kubaho. Umunsi yarahagurutse, naravuze ni nimpaguruka nkabona imbaraga zimagurutse, nta kindi kintu kizongera kumbabaza. Naravuze ni umuntu uvuye ikuzimu umeze nk'uzutse ntabwo yakongera kubihirwa n'ubuzima. Naravuze ni ngiye kuryoherwa n'ubuzima nubwo mfungiye muri gereza iteye ubwoba, ariko ngiye kwibamo nishimye. Narahagurutse uwo munsi nahise mbondiwe ubu mwankize mu mashini mesa. Mwese mwumvaga biriya bintu birenze, nta bindi mufite mwabicucumwe ngo muyinkorere nabyo. Naramutinye nabo, bagize ubwoba narasekeje. Yesu atangira no gushyiraho akantu, buriya narabahagurukiye ndashaka kuzakubita diveriseri. Naragiye nubaka umubiri, narwanya imirwano 15 bituma muri gereza banyubaha. Tangiye kujya rwana bakamuha amafaranga. Umusore yatangiye ko muri gereza yishimye, ahantu habi cyane ntatekerezaga ko umuntu akwiye kwishimira. Nahagiriye ibyishimo bidasanzwe muri gereza. Buriya byose ni mu mutwe n'ukwiyakira. Uramubona ariko iyo abasasigaye ari ikirara muri gereza. Hari amasabu marine yagaragaye mu mazi y'Abarusiya bikekwa ko yari kuba yikoreye za misile bitwaro bya kirimo. Umucamanza yemeye ubujurire bwawe, ugiye gusohoka. Imyitwarire yawe myiza muri gereza itumye bakugabanyiriza igihano ugiye kurekura. Mfungwa zarasetse ukuntu ari urumayi bo muri gereza. Uyu munsi urasohoka. Sohotse muri gereza bitunguranye. We yari yararyohewe na gereza adashaka gutaha. Ubushinwa biravuga ko bushobora kwataka Taiwan, niyo makuru ari guca kuri televiziyo. Guverinoma yateye ubwoba bivuga ko umusaza nta sheni idacika mwana usubiye mu gihugu se mwana. Nta sheni idacika. Iriya gereza abantu begeramo bakiyakira bakagiramo ibyishimo. Asohotse gereza avuye i Madrid mu mahumbezi, yasanze papa wamutegereje. Imyenda uyikuye, imyaka 3 tutabona nuhangayikishijwe n'imyenda yanjye. Nagusuye 3 bakambwira ngo ntabwo ushaka kutubonana. Inshuro 3 wansuye nari nyiri kurwana n'ibibazo byanjye muri gereza. Iyo ugaruka ku nshuro ya 4 bari kukuma tugahura. Sora yaratangira kubona indege z'intambara ziri gucaho zihuta. Papa arikanga. Papa n'umukire. Maze ibyumweru ku rukiko ngerageza kureba ko wajurira ugasohoka.
ndagira ngo uze tujyane. Mfite izindi gahunda uyu munsi papa, ntago njyana nawe. Ese isi ugezeho muri kano kanya uzahanira urahazi? Intambara yazamutse ikomeye ku isi. Ndagira ngo uze tujyane, ujyanye mu bwihisho, ndagira ngo umve filime, ujyanye mu buvumo muri banka, mu buvumo hasi, vuye muri gereza imeze nk'umwobo nsubize mu mwobo. Mwana wanjye, nta hantu njyana nawe papa, ntago njye nawe tubanye neza. Nejejwe no kubona n'ikintu kikiduhuje usibye kuba byitwa ngo warambyaye gusa. Mva nkubwire wa mwana, abantu bita kuri ubwo buvumo ntibamaniye ku bakomeye, bafite amakuru ko isi igiye kurangira. Ngwino tujyane muri ubwo buvumo. Mama wawe ari muri ubwo buvumo, nyogokuru ari muri ubwo buvumo. Ni amahirwe yawe ya nyuma yo kubasezera, kuko isi igiye kurimbuka. Na papa wa Ana wahoze ari sheri wawe ari muri iyo gereza. Ana wapfuye ati na papa we ari muri ubwo buvumo, ntago ari gereza, ni ubuvumo bakiri bari kwihishamo. Nicyo gihe ujye kuvugana na papa wa Ana mbere yuko isi irangire. Ibaze gusohoka muri gereza bakakubwira ngo isi igiye kurangira, ngo tukujyane mu buvumo bw'abakire bagomba kurokoka. Niho ugomba gukirira ibikomere, kuva bidatinze ugomba gukira ibikomere. Ujye guhura n'uwo wiciye umwana areba moto, urashaka kuntwara, banza wumva kwishyura ukizana ukuntu bimera. Mwaye ko ntacyo umuntu umaze imyaka gereza bakumbuye no gutwara nawe. Cyubwo buvumo se bimeze bitegendo bimbwira. Nahuye na koroneri ahantu dukinira tennis kuri tennis club. Niwe waje kumuza niyo company iyoboye ubwo buvumo. Ni ubuvumo bwubatswe kandi bikorwa mu buryo bw'ibanga cyane, bwitwa Kimera. Twashoye amamiliyoni n'amamiliyoni kugira ngo ubwo buvumo bwubakwe. Felicitation, reka badusobanurire iby'ubwo buvumo ngo abakire bagomba guhungiramo kuko isi igiye kurangira. Felicitation, niba uri kureba bino wamaze kubona ubudahangarwa cyangwa se ikarita igomba kukwinjiza mu buvumo. Wowe na famiye yawe muri bake bazabona amahirwe yo kurokoka mukamara imyaka 10 muri ubwo buvumo mu gihe isi izaba yararimbutse. Abari hejuru ku isi bari gupfa, mwe mwibereye mu buvumo. Muri kano kanya abajyanama bacu turi abantu bose bari guhunga isi igiye kurimbuka. Abajyanama bacu bari gukora n'uburyo wafashwa kugira ngo yinjire muri ubwo buvumo hakurikije uburyo bw'ubwirinzi budasanzwe. Isi igiye kurimbuka, abantu babakire ntibibagirwe itegeko rya mbere. Ubuvumo tugiye kubajyanamo n'ibanga, babapfutse amaso batamenya naho baciye. Ibaze isi yose igiye kurimbuka, intambara iri kuba, ukamenya ko umuturanyi wawe cyangwa ufite icyo mupfana cyangwa abo mwakoranye bakamenya ko ugiye kujya kwishana mu buvumo, bagukurikira bigateza akavuyo muri ubwo buvumo, ugasanga n'ubundi ubwo buvumo ntabwo tubukwiriyemo, ugasanga n'ubundi twese turarimbutse. Niyo mpamvu tubazana mu ibanga bishyuye bonyine. Kimera ni ubuvumo twubatse munsi y'ikiyaga, kiri muri fiti zigera muri 900 munsi y'amazi hasi niho twubatse. Tumaze imyaka 7 turi kubakorera, turi kubaka ubuvumo muzahungiramo abakire mu gihe isi izaba igiye kurimbuka. Ni akazi gahambaye kakozwe n'abenjeniyeri bubatse ubuvumo bivugwa ko bwari bumaze imyaka 45 uri munsi y'inyanja. Uyu ni wo mujyi tugiye kubatuzamo. Ni umujyi ugizwe na etaje 3 ushobora gucumbikira famiye zirenga 45 badashobora kugira ikibinjirana. Uraza kumenya ko umutekano n'ubwiza cyangwa se ibyiza bitatse ahantu bitajya bitandukana. Urashaka kubireba? Bakingurira hano uze tujyane. Kina ni ifaranga barajugunya. Ni karibu. Ni hano muzajya mubika ibintu byanyu, ibikoresho byanyu mubisige hano. Ibintu murabisiga hano kubw'umutekano wanyu kugira ngo hatazagira n'umenya location yaho muri akahabasanga. Iyi nyubako mujemo ifite square feet zingana n'ibihumbi 215. Ni ahantu hanini hisanzuye, abakire mwishyuye yanyu muzisanzura. Dufite jaride yo mu Buyapani, dufite abana banyu bazajya bakinira ndetse n'amashuri yabo bakayakomeza, n'abarimu barahari. Kubw'umutekano wanyu twabashakiye imyenda myiza, tunabashakira ibipimo muzajya mwambara ku kaboko bikatwereka uko ubuzima bwanyu buhagaze. Shyiramo ibikumwe byawe. Ni abakire bishyuye amamiliyari n'amamiliyari mu gihe isi igiye kurimbuka, abandi bose bari ku isi bagiye gupfa, abakire bazarokoke. Ibi bikumwe byanyu nibizajya bibafasha kugira ngo mukingure ahantu, mwinjira ahantu runaka. Umwana baramuzanye, mwana wanjye dore mama we. Abakire bandi bamaze kugera mu buvumo, mukena arapfa. Ibyo bintu mugomba kubimenya. Uriya mugabo nini? Uriya ni Antonio, ni umuganga wanjye. Urumva nyine nk'umuntu nkanjye ushaje ntabwo nagomba kuza mu buvumo ngo nsige umuganga unyitaho, umukecuru urwaye kanseri. Wumvishe ariko umukecuru kuba agiye kuhungira mu buvumo isi igiye kurimbuka, ariko akanatabara umwe mu baganga bari basanzwe bamuvura, nawe akamwishyurira amafaranga yo kugira ngo azaba amuvurira no mu buvumo. Urumva sinzabasha kujya mu ibitaro bigiye gusenyuka. Hano bari kureba Minisitiri w'umutekano w'Uburusiya yavuze ko bagiye gukora igikorwa cyo kwataka kuko babangamiwe niyo makuru ari guca kuri televiziyo. Urebe filime, isi gishobora kuba igiye kurimbuka. Abahungiye hano n'abakire bahawe amakuru n'abatasi. Buri abakire babasha kubona amakuru mwebwe mutabona, barababwira ati bigiye gukomera, byaba byiza mubaye muhungisha utwanyu n'iki. Mukire mukena arapfa. Ntabwo nabyizera. Bari hano dore papa wa Ana yabonye agahungu kateretanaga n'umukobwa we kakaza gusinda kagakora impanuka gapfa. Hakuzi kujya kumva umuntu ngo yapfuye ngo kubera natwaye n'ikigo gitwaye cyasinze, duhora tubabuza gutwara mwasinze. Uvuga se we ni muntu. Nari nibagiye ko njya nanjye rimwe na rimwe ngiranya. Noneho
Max dore papa w'umukobwa uvuye muri gereza ubu ngubu wahaniwe ibyaha wakoze byo kwica umukobwa wanjye. Ideni nsigayemo umuntu niweho niciye umukobwa. Ugiye kujya umbona nk'umwicanyi wishe umukobwa wawe. Ndashaka kureba mu maso ngo gusaba imbabazi. Nzahora mbabajwe ubuzima bwanjye bwose kuba narakoze impanuka ntwaye ishiri wanjye gapfa. Reka nizere ko igikomere uzagikira nanjye ngakira. Reka dusangire nk'uko twajyaga dusangira mu mpeshyi ari imiryango y'inshuti. Twicare tuje kwicara hano. Reka turebe n'iki kiri kuri meni yo mu buvumo. Iyi ni resitora ya self service, ni ukugenda mwese mukajya kwiyarurira kuri buffet. Ukihitiramo iryo mushaka kumva. Nishyuye miliyoni 48 z'amayero, none ngo njye kwiyarurira. Bakiri nk'aba ngaba nyine bavuga ati tumenyere kwicara muri resitora tugatuma ibiryo bakabituzanira. Barire Kerme ntago dufite service y'inyenyeri ya hoteli inyenyeri 5 ku buryo abantu bajya kukuzanira ibiryo hano. Ugomba gukorana natwe kubw'umutekano wawe ukajya kwiyarurira. Bakiri birababaza ngo buffet ibaze we bya bintu bisanzwe by'amaresitora aciriritse ngo umuntu ajya kwiyarurira. Je ntago ndi buhaguruke ngo njye kwiyarurira n'umukecuru usazanye amafaranga ye. Biva bidatinze bashaka no kuzatubwira ngo twikoropera amatoilette. Ibaze usohotse hano ugasanga isi yose yararangiye. Wakora iki? Twahita tumera nka abantu barokokiye mu nguge ya Noah. Ari guseka umugabo ari kumureba ikijisho ariko yamureba akamusekera amwiciye umukobwa. Ubundi twebwe nk'abakire tumenyereye ko hari abantu bagomba gukora, hakaba n'abandi bagomba hari abagomba guseriva abantu n'abagomba guserivwa. Ntabwo twarenga ku itegeko. Dore papa rero umusore bagomba kuduseriva ibiryo badutekeye. Bivuze ngo ntabwo bari kwibonamo akari abakozi bacu ngo baduserive. Ahubwo Antonio genda unzanire twa appetizer. Bano bavayo. Bano bambaye orange abashinzwe kwita ku bakire bishyuye yabo, nibo bashinzwe umutekano wabo, nibo babaha amabwiriza bagenderaho. Isi igiye kurimbuka, abakire bazagenda mbere. Murakaza neza muri Kimera. Njye banyita Minerva. Twese twabaye tuje hano bitewe n'ibibazo biri kubera hejuru ku isi. Ibyo bibazo biracyari kuba. Ubu tuvugana muri kano kanya abitwa ngo ni Neto bamaze kurasa ibisasu bya kirimbuzi mu Burusiya. Uburusiya nabwo mu kwiyora bwatatse Norvege. Bivuze ngo intambara nihagarara nibwo turi buze gusohokamo hano tugasubira ku isi nibirangira isi itarembutse. Ugume hano nimutekanye. Urumva nimba Neto yamaze kurasa ku Burusiya bukarasa Norvege ibisasu bya kirimbuzi, ibintu byazamutse. Ntimugire ikibazo, twateguye ibintu byose. Ikibazo ni ese isi iramutse irimbutse mwiteguye kuzaba hano buziraherezo? Tuzaba tumeze nk'abaziritse ku kagozi turereta. Depression izadufata kuko tuzamara igihe kinini sinirimbuka muri buno buvumo, kandi ntabwo nzabemerera nk'abantu mwishiye ko depression ibaganza. Iyi ntago ari kampani yanyu zimwe mwayoboraga zabahaga amamiliyoni nk'abakire. Ubu ninjye boss wanyu hano. Mwaranyishyuye kugira ngo ncunge umutekano wanyu, nite no ku buzima bwo mu mutwe bwanyu. Niyo mpamvu mwese bari muri ubu buvumo mugomba guhurira hamwe mukaba inshuti, mukaganira, mugasangira buri munsi kugira ngo nyine mbega depression buri muntu ari wenyine iramufata. Bidone wibuka ati nataye akazi kanjye, isi yararimbutse, ndi mu buvumo njyenyine. Ati mugomba kujya muba muri hamwe mugahura mugasangira mukaba umwe. Muzajya mubyuka murye kurya ibiryo nimwe muzajya mubyiyarurira. Hari uturimo tumwe na tumwe muzajya mwikorera kugira ngo mwirinde ibitekerezo bibi. Yarameze nkuje kubibutsa ko ubuzima bugiye kugorana ndetse amakiriro yabo ari hano, ndetse batangire bagabanye kwiyemera ko ibiryo bazajya babyiyarurira, rimwe na rimwe bakikorera n'uturimo tw'amaboko. Wagira ngo neza turi muri gereza. Kiriya kigoryi kukireba cyasohotse muri gereza biri kumbabaza, ndi kumva nshaka kukica. Sasa bapari gushaka kwicura musore. Narinzi kuri gutekereza ko Canada bayirashe, Amerika ya ruguru bayirashe. Je Canada ko bayirashe urakeka mbyitayo. Canada bayiturikisha. Tuza. Wimbwira ngo ntuze kuko simbishoboye. Akanya nshobora gushiduka uriya musore mwishe. Yerimo ibyo bintu byaba ari ubuswa. Urakeka n'ubuswa. Umusore yanyangirije ubuzima, urakeka naba ndi umuswa. Ubuzima bwanjye bwararangiye umunsi umukobwa wanjye uramuginga mwicaye n'umugore yishumbujije imyaka 2 ishize. Je nawe turi famille, urabona waranshatse, twabaye famille. Gira icyo mbwira Mimi, utekereza ko ari impamvu yatumye uba umugore wanjye ngushaka? Warihabara ryanjye, umugore wanjye arapfa, ndangije mpita ngufata nk'umuntu wari side chick yanjye, cyangwa se warihabara ryanjye mpita nkurongora. Kuko umugabo afite umugore we ariko ufite nihabara ku ruhande. Umugore yapfa ukahita uzana ihabara ukarigira umugore wemewe n'amategeko. Wabaye umugore wanjye kubera ko mu mutwe byari byancanze. Umugore wanjye amaze gupfa n'umwana, umukobwa wanjye arapfuye, umugore wanjye arapfuye, mu mutwe byancanze. Ndangije ndavuga ni ikintu gishobora kumfasha kwirinda ka depression. Ndavuga reka mfe kugufata nyine wagakobwa we uzumbereye umugore. Wakekaga ko nkuzanye urukundo rw'ubuzima bwanjye, se ari we muntu nkunda ku isi? Niko wambwiye ariko reka ntabwo uri ubuzima bwanjye. Nta nubwo wigeze uba urukundo rw'ubuzima bwanjye, warihabara ryanjye. Buriya abagore ari ukuntu amahabara ajya yibeshya. Umugabo bakunda umugore we cyane, niyo yaza agaca inyuma aba yitekerereza umugore we. Hari ukuntu aramaninje agenda akimashina ngo uriya mugabo ngo ndi urukundo rw'ubuzima bwe. Reka kuba narabanye nawe ni ukugira ngo umfashe nyine umbe hafi tu. Ubu akantu karaho mbega ibe nkaho ndi umugabo ufite umugore biraha, ariko ntabwo urukundo rwanjye. Urukundo rwanjye n'umugore wanjye yarapfuye n'umukobwa wanjye. Wahabarawe
amahabara ariko hari ukuntu atajya yitekerezaho mu mindi whisky Mr Falcon buri munsi buri muntu wese uri mu buvumo yemerewe uturahure tubiri sasa muri iyi buno buvumo barimo harimo inzoga pe ariko urumva bazamaramo igihe kinini nabo batazi ngo kirangana gute imyaka ingana gute niyo mpamvu hano bababwira ngo dufitemo inzoga zo kubaha ariko buri muntu yemerewe icyo kunywa uturahure tubiri buri munsi kuko uvuze ngo abantu bari mu buvumo mutazongera kubona depo mujya kuranguraho iryo joro barara banazinyweye bakazisinda basinze ni mu rwego rwo kugira ngo dusevinge n'ibyo muzanywesha ndabona ugifite amayoga menshi nsukiramo inzoga ntabwo byemewe ntabwo narenga ku mategeko wemerewe uturahure tubiri watunyweye niyo mategeko ya hano umusaza yifitiye agahinda k'umukobwa yapfuye yita afata ikirahuri buno buvumo tekereza ko ari twe twashoye amafaranga kugira ngo bwubake bivuze ngo ibiri muri ubu buvumo bifitemo uruhare mu yandi magambo ndi sobuja nsukiramo whisky nona ratamo uturahure tubiri twanjye twa whisky nari kunywa uyu nguyu yaratwemerewe ntago aranywa buri muntu yandikiye uturahure tubiri twa whisky biragoye kubona umuhungu wawe muri ubu buvumo uraza kumumenyera nkuko nanjye nize kubaho nafite umuhungu wanjye uzagenda umenyera kumwakira umuhungu wanjye nari kumwe uturahure tubiri ndanguheho kamwe bakiraho umva umutingito bari mu buvumo umva umutingito bari mu buvumo umva umutingito mu buvumo twari tuzi ko ariho batekanye umva umutingito turashize ibintu bitangira kudogera ndagira ngo urebe filime witonze mu buvumo ibintu bitangira kwangirika birangirika urebe filime neza witonze ari ukwishyura ngo mu buvumo muzagirirayo amahoro ariko naho urupfu rukabasanga ibirahure bitangira kumeneka ibintu bitangira gusenyukaho bari mu buvumo urebe filime witonze umukobwa afata telefone y'umuvandimwe wapfuye imyaka ingahe ishize 3 mwese mwerekere mu buvumo harimo ubundi buvumo hasi ngo bagomba kwerekeramo ngwino tujye kureba papa uyu ni mukasi tujye kureba papa ahagurutsa mukasi niko twamwita ni habara rya se yaje gushaka mwerekeze mu buvumo arahandi harinzwe cyane bagomba kwerekera aza gukingura hano yabuze papa we poe ni Falcon umukire Imana yatwihereye barakwereka muzehe atabawe n'abantu yitaga ngo nabanzi wa muhungu yanga meze neza nakubise umutwe hasi muzehe atabawe n'abantu yitabanzi abamutabaye ni bamwita abanzi kangure kure wa Kigoryi wanyiciye umukobwa Kigoryi dore sanseri irabura feri irabamanura hari yitupfa sanseri yarabamanuye ibura feri urebe filime witonze feri zigiyeho zihutirwa feri zifatirwa hano habuze gato bari bapfuye bano bakira barishyuye amafaranga menshi ku buryo batapfa gupfira mu buvumo bwabo bishyuye amafaranga yabo menshi ubwirinzi bwose bwarashyizwemo bro bahise babazana babashyize muri dome irinzwe none izengurutswe n'ibibeto bikomeye cyane ibaze nimba abakire bari mu buvumo bari guhangayika gutya ibaze abakene bari hejuru ku isi umukene arapfa bageze hano basanga amakuru ari guca ku mateleviziyo yose za YouTube channel zitwa za Rock Entertainment umunyarwanda utarakora subscribe yaragoswe basanga channel zose nta kindi ziri gucishaho muzehe Falcon wakomeretsa akira mwicare hano nawe utubyibaza ati nimba ndi umukire narishyuye amamiliyari ndi munsi y'amazi hasi mu kiyaga muri banka ibaza bari hejuru ku butaka ibyo bari guhura nabyo umukene arapfa katururu izanasanga shiri bari batonganye karamwitihabara ngakwiyamye yamubwiye ko yamushatse atari urukundo bagore namwe bagabo muri kano kanya abitwa ngo ni NATO barashe ibitwaro bya kirimbuzi cyangwa se neto uko wabyita kose barashe mu majyepfo ibyo mwumvishe rero n'umutingito utewe n'ibisasu bya kirimbuzi birashwe hirya no hino ku isi umuryango w'abibumbye usabye ko bahita hajyaho umwanya w'agahenge batongera kurasana ariko bisa nkaho ibihugu rwose bisa nkaho bitari kubyubahiriza reka dutuza ture nimba ibihugu byose bindi biri buze kwihorera nabyo bikarasa ibitwaro bya kirimbuzi cyabiri bwihangane muri ari bimwe mu bintu twese tuba dutinya no kuvuga ngo intambara y'ibitwaro bya kirimbuzi ishobora kuba isi yakwiyubika ari amashusho mubona naturuka hanze bakira babona ibitwaro bya kirimbuzi bindi birarashwe urebe babona ibitwaro bya kirimbuzi birarashe amateleviziyo yakoreraga na yaratsenyutse dore ibitwaro bya kirimbuzi televiziyo zirazima bakurikiranaga amakuru ahandi nayatangazaga niyicariye naho barahaturitse isi irarimbutse umunsi wumvisha ngo ibitwaro bya kirimbuzi batangiye kubirekura uzamenye ko isi yose yiyubitse imeruka ibaye nta muntu uzasigara ibyo bibaye reka njye muri control center ndakomeza mbamenyesha amakuru y'ibiri kubera hejuru ku isi we muze tugende abakire bari mu buvumo isi irimbutse bayireba bigenze bite papa none se gute mu masaha make isi yabirimbutse mwana wanjye ibitwaro bya kirimbuzi iyi ntambara yabyibaye ntago bitwara amasaha menshi ngo isirimbuke bitwara nk'iminota 10 gusa biriya bintu mwumva ngo barasha ngo misire ngo muri iki gihugu ngo igihugu nacyo kirasa misire intambara ikamara imyaka
umunsi barashe ibitwaro bya kirimbuzi. Ni ukuvuga ibyo bitwaro bya kirimbuzi impamvu mva batajya babikoresha. Ni ukuvuga ngo minota 10 isi yose yabirimbutse. Iminota 10 gusa pana za ntambara umvaga abantu barwanya umwaka 2-3-4 barasa misile. Mutobare byari byagoranye ko tubasha kumanika amantene ngo dukura amakuru ari hanze. Antene zacu zaduhaga amakuru zasenyutse. Chief of Defense wacu agiye gusohoka hanze na mugenzi we kugira ngo bagende baturebere hanze habaye iki. Banashyireyo kamera turebe niki kiri kujya mbere. Bagiye kubuhiriza abantu bafite amakamera bagiye kubereka hanze hari kubiki. Byifashe bite ku isi. Bibafasha kumenya igihe bazasohokera mu buvumo. Barasohoka. Gake gake nabagiye ku isi. Urumva isi yarashwemo ibitwaro bya kirimbuzi. Biriya bitwaro bya kirimbuzi niyo kitaguturitsa kigusigira ibyuka bibihumeka ukahita upfukamererwa nabi. Bisaba gusohoka wambaye wikwije utabihumeka cyangwa se n'ubushyuhe bwabyo butaza ngo bugutwike. Byose ahantu harashwe ibitwaro bya kirimbuzi. Yari kureba ijya mbere byose ku itumanaho ku ikoranabuhanga. Turi kuzamuka over. Abantu bari kurebera kuri kamera bari abambaye. Urebe ubushyuhe buri hanze ni bwinshi cyane. Fungura. Barakingura. Urebe witonze. Uyarebye hano. Barebye hanze barikanga. Ni ivumbi gusa hari amataje n'amazu ni ivumbi gusa. Hano harimbutse isi yabaye umuyonga. Mwivugisha utugambo ngo kandi ngesho hazaza nzaba meze uku. Intambara iraza byose ikabisenya byose. Wewe bushyuhe buri kuzamuka mugire mugaruke basanze hari imodoka yari paritse hanze. Kuyireba modori bitwaro bya kirimbuzi ukuntu byica abantu. Abantu barashya bagahinduka nk'amasikorete. Bitwaro bya kirimbuzi birakurimbura burundu. Dore abantu bapfuye nabi cyane. Mana yanjye. Abakire bari mu buvumo nabarokotse. Umukene arapfa. Dogere ziri kuzamuka ziyeje ku 143 we mugaruke. Bana batangira kugaruka batangira kwestara amakamera. Bestari kamera nibikurura amajwi bigiye bereka situation hanze uko imeze. Kugira bazamenye igihe bazagarukira. Yaza gushinga kamera ku cyuma hano. Akora ku cyuma kiramutwika. Yaramutwitse. Network zivaho. Yakorewe fera beto ko Toronovisi arebe ko yamukuraho ga yahiye. Bira byuma byatwitswe. Mwinjire none higitaraganya. Mwinjire. Dasubiramo mugenzi wacu arahiye igikumwe. Bira byuka beri bitwaro bya kirimbuzi byagutwitse ku kiganza bishana kugera mu mubiri wose. Ashobora kuba yanduye we. Ashobora kuba yanduye bakire barikanga. Bakire barikanga barabanza baramupiriza. Ukugupuriza bakica ibikwinjiye mu mubiri. Bamuzana hano. Rebe. Ga yamwumiyeho. Ga yafashe mu kiganza cye. Muzimye ibyo bikamera mudakanga bakiriye. Nuko mubibonye hanze ni ikibazo gikomeye cyane. Kwera uyu munsi mugiye kuguma hano muri aka kavumo murimo. Tubanze twite kuwo muri buryame n'ibindi byose tubyito tubishyire ku murongo muri buze kuryama. Byakomeye gusubira ku isi bishobora kuzatinda. Haracyari igihe kinini. Bashobora kumara imyaka myinshi ubundi bateguye ko bashobora kumaramo n'imyaka 10 muri ubu buvumo batarazamuka ku isi. Kuko isi yararimbutse. Yarangije yinjiraho niba umukire bamwita Minerva. Umukire yinjiye hano araseka. Umukire yinjiye hano araseka niba ashimishwe n'iki? Ni abantu bapfa se ngiye ninjija yanjye. Akuzi kugira ngo abantu barimbuke weho uri kwinjiza amafaranga. Bazayarira he isi yarimbutse. Yaje mu bakozi be. Bagore namwe bagabo. Araseka. Urebe? Lo han creído. Uziko ibinyoma twababeshye babyemeye we. Mama we. Bano bantu n'abeskoro. N'abatubuzi. Ibyo twabeshye byose birakoze. Bano bantu n'abateka mutwe. Isi nagiri kurimbuka. Ahubwo n'abarara. N'abateka mutwe. Bihimbiye agaporoje. Muhanga imirimo. Baragenda babeshya bakira uburyo isi igiye kurimbuka. Bubaka ikintu bazabahungishirizamo. Babereka amashusho atabaho. Dore ahantu babahungishirije. Isi igiye kurimbuka yewe. Abakire bishyuye amamiliyari n'amamiliyari ariko zikumva ngo isi igiye kurimbuka za nibyo utunze byose. Wabitanga. Dore ku isi abantu baracyaroba amafi. Amata aragenda ubuzima abantu bari kuburya. Isi nta kibazo ifite. Ahubwo abantu n'abateka mutwe. Ndaje twirebere filime dutuje.